Yes, nuko rero tuje n'ubundi abakunzi b'Intare Official mugubwe neza mugire impagarike n'ubugingo barambabwira ngo mugire Imana n'amafaranga nizere nashidikanya ko mwagize ibihe byiza Noheli yababereye nziza reka manze nashimira hari umuvandimwe uri hariya mu mujyi wa Goma nabonye nyandikiye kuri WhatsApp arambwira ngo Orange Money yawe irihe angurira mega niwe muvuga ariko n'umwana w'iwacu Masisi akomoka i Butare ku monasteri ndahamya ko yiyumvishe kandi ndamushimiye ikanshimire undi mugabo uri mu Bubiligi inshuti yanjye magara nawe ejo nagiye kubona mbona nimugoroba nawe arambwira ati ngo Bemba ariko iyo message nakagombye no kwisoma ngo ujya usiga umugore n'abana ukagenda ukajya kudushakira amakuru ngo none ngo ujye kubafatiramo agasoda nawe reka mushimire reka nsuhuze umusaza uri muri Australia bamwita Leonard komere cyane abandi basaza b'inshuti zanyu bakunda Bemba Clever b'abanyamurenge bari muri Amerika bajya bamamagara bakambwira bati tuvuye mu kazi ati hano muri Amerika ni ugukora cyane ibintu nk'ibyo bakambwira uko byitwaye uwitwa Biganza Semahoro Biganza inshuti yanjye nawe ni umunyamurenge nawe reka musuhuze mutere yambu hari undi muvandimwe w'inshuti yanjye uri muri Suwede yampamagaye cyane ndari ya Uvira nawe muteye yambu amwita Julien Heritier urakomeye muri Suwede ibihugu bigiye bitandukanye manje mwese aho muri gukunda Bemba Clever manje nabasuhuza Patrick Mapendo nziko ari professeur kuri Institut Kanyatsi mukomere cyane abo bana mukomeze mubigishe kandi bamenye ubwenge munsurize Prefet Mageza n'abandi bari aho ngaho ba Prefet Kanyoni hariya Rushinga Madame Nyirantore Prudence muraho Jotan Mugara ni muganga wari Kanyatsi Chef de centre Muheto yego Gashema n'abandi bose aho bari ndabashuhuje reka nsuhuze n'abanyatura nsuhuze Dominique Ndaruhutse ni shefu wa CMC ANC nari ANCDH Jean Marie Bonane n'aba Kagiri we ntabwo babana n'abitwa batomangirira bandayi ba Safari Mitarako abo nabo nyivuga batari bagira abaporo banyeganyega ba Mugogwe ba Bigabo abo nabanyatura ndi kuvuga ba Delta ba Kigingi Mutayomba we niba ari FDLR niba ari Nyatura nago mbizi bikumva ko manje natanga yambo ariko ranababwira bati Abudu ntiyamaze kugera mu cyama numvise nuza ari kuvuga uriya niba ari Jean Marie Bonane ngo ingoma ngo irengeye ngo ibigiye guturika aho yarashatse kwerekana ko kuba M23 iri gufata ibice byinshi ati ingoma yabo igiye kurangira rikamabwiza ukuri nazagira umuntu uzakubeshya ngo kubera ngo kuba abantu bafite ngo imbaraga ni imbaraga baba barahawe n'Imana ikindi iyo urwanira ukuri urwanirwa ubwoko bw'Imana urwanira uburenganzira bwawe ntutsindwa murumva yuko namanje nabasuhuza abo banyatura aho baherereye ikansuze nabo ba FDLR ariko mbabwira FDLR mwatashye iwanyu ko ari amahoro mukagenda mukajya iwanyu mugafatanya n'abandi kubaka igihugu abajenerali bavuye muri FDLR bari mu Rwanda ntibariyo bitwa batanazi bitwa bakome abo n'abajenerali nukwenda nzaza kureba list y'abajenerali ndaza kwisacinga menye ngo abajenerali bavuye muri FDLR batashye bari mu Rwanda bariho neza n'abakoloneli ubungu bafite amamodoka
mu gihe mwebwe mugenda ku gipoyi babahetse mu ngobyi. Yakora murasetsa rwose kubona ko en general ntazagenda ku moto, ntazagenda mu modoka, baramuheka kuko ni umurwayi. Abo ni ba Rumuri nshaka kuvuga. Gusa amakuru yaje kumenyekana, niyo mbona bitangiriye. Amakuru naje kubona, naje kumenya ahantu ho Generali Omega ashobora kuba aherereye. Amakuru ndaje kugira ngo nyabahe uburyo amakuru nabashe kuyamenya. Ni mu mashyamba ya Warikare aho ari, ariko akaba yarakomeretse bikomeye, ndetse bamujyana no kumuvuza Kibua, barongera baramugarura basashaka abandi baganga bagomba kumwitaho baturutse Kisangani bamuvurira muri iriya shyamba, atinya ko mwabizi ko guverinoma ya Kinshasa yashyizeho sensibilisation kumwe na Monisco, ndetse bashyiraho n'amaradiyo yo kubwira FDLR ngo zitashye. Ibyo ndaza mbigarukeho, turaza turebere hamwe. Imirwano inakomeje muri Makobora, hariya ni muri teritware ya Fizi. Intare za Sarambwe ziri gukora agashya kadasanzwe. Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Ayo ni amakuru ngiye kubabwira uko byitwaye nuko bimeze hirya no hino mu burasirazuba bwa Kongo. Nibagiye gusuhuza uwitwa Defender n'uwitwa Gade, abo bose ngo ni abajenerali. Gusa ikintu kibabaje nuko usanga muri Nyatura generali yescotinga generali, ahetse imbunda, yikoreye umufuka, yescotinze generali. Iyo bagiye mu kabari avuga ati ngo ujye uvuga ngo mon generali, kugira ngo bariya bahite babansengerera. Hari naho bagiraga baba nta mafaranga bafite, bakabona nk'umugabo ufite inda, bakavuga ati ngo boss watuguriye inzoga, ngo nta mafaranga mfite, ngo kandi urayigura, ngo nta mafaranga mfite, ngo urayigura tu. Wajya kumva aravuze bafande ngo mon general ari mu nzu, wowe no mugabo aravuze ngo urimbwa, akaba arakabonye ngo uravuze ngo ndimbwa, bakamujyaho bakamukubita, bakamushyiramo ikintu bita kandoyi, bakamuboha kugeza igihe imiryango ye izira ikamugura, bakajya gukodesha n'umurima n'imyaka nk'itanu. Ibyo bikorwa rero nibyo Alliance Fleuve Congo M23 turavuze ati ibyo ngibyo bigomba guhagarara. Za Bweru za Kivuye mwabonye uburyo baje kuhiba November Hotel uraho Noheli France. Mwabonye Karembe uko byagenze ejo bundi. Nuko ngo ibyo bikorwa byose nibyo Alliance Fleuve Congo mama 23 ishaka kugira ngo ihagarike. Uko mwavuga kose Wazalendo, Nyatura, FDLR, Maimai muri gutsindwa. Reka manze nabumvisha aka kantu konyine mbere yuko mbahereza ano makuru yaho Omega aherereye. Umfite ubundi mumanze mumve aka kantu. Jambo Wakongomani. Ngo jambo Wakongomani. Patriote wote. Ngo na Wazalendo n'abapatriote mwese. Washangala sana. Niko shangala siko naelewa. Ngo ndikumirwa, ngo ntago ndi kubisobanukirwa. Iko na bulozi ama ni ngo mbese M23 ifite uburozi ngo cyangwa ngo ifite iki? Ni Fox tu yibiko nayo yenyewe inaweza shinda Fox abayibu yenye ilikuya. Ngo mbese imbaraga bafite ni imbaraga zo kugira ngo zitsinda abahibu baje. Ba arme sabile ibu Fox ya Bazalendo yenye ngo igisirikari arme y'abahibu, igisirikari cy'abahibu kibihunyira, ngo ndetse n'imbaraga z'Abazalendo iko pale. Mbajuliza ni bulozi ama ni? Ngo ndi kwibaza ngo ni uburozi ngo cyangwa ni iki? Mwenye ko makole kwa mbese wane muache tu aba watu amtawaweza. Abantu bari hariya mu cyaro cy'iwacu nibo bari kumbwira bati ngo nimureke bano bantu ntabwo muzabashobora. Bajuliza hebu ni watu gani biko na nguvu gani? Ngo nibyo ndi kwibaza ngo ni abantu ki ngo bafite imbaraga zimeze ute?
hiyo silaha biko nayo yenye nani yenye serikali FARDC aina nayo ni silaha gani? Ngo imbunda bafite FARDC igisirikare cya Kongo kitagira ngo ni imbunda ki? Juzi hapa nasikia kuko 4 avions de chasse ngo ejo bundi hashize ngo numvishe ko hari indege za gisirikari enye zaje kurasa kuri ma 23 ndetse n'amadrone zilifika Mboko ngo zageze Mboko ku ligne de front. Zilishia wapi zile avions? ngo zaje ku mirongo y'urugamba zigera Mboko. Ngo zagarukiye byagenze ute? Ma 23 se yarazirashe byagenze ute? Avions de chasse zile ma helicoptères de chasse zilishia wapi? Ngo yari amarekobuteri ya chasse ngo yashiriye he? Byagenze ute? Mpaka leo wapiki wale mko nasema sime komba iko swima. Muone espace ya kutoka Makobola mpaka swima. Maana yake nini? Ngo mwebwe muri kuba ngo imirwano buno iri kubera swima. Murebe espace donc kuva swima ugera kuva Makobola ugera swima murebe uburyo hangana. Tuzarao ya au niveau. Ngo M23 yaradusuzuguye mu buryo mpuzamahanga ho niveau cyangwa mu buryo buri hejuru sorry. Bona gisi tulikuwa shawabelele siku tunawapiga tunafikia mpaka Makobola ya kwanza ngo aje bone ngo twari twabarashe ngo tubasubiza inyuma tubageza Makobola ya mbere. Kigongo yote tunawafikisha ngo Kigongo hose tubagezayo. Kisha leo mkito basi yukumbi va swim. Undi murangiza ngo muze mutubwire ngo ahandi hose twari twabakuye ngo badusubijeyo ngo bamaze no kutugeza swim. Pour mieux sauter il faut reculer. Yangu simbuke neza umanza wasubira inyuma. Kama ni vitu vya bisikijiki. Mpaka tunaweza jiuliza ni kushindwa wala nini? Ngo naho twamanza tukibaza ni gutsindwa cyangwa ni iki? Na hapana na tubebelea vini. Makobola hakuna M23 yenye nafika densa soldat. Ngo Makobola ngo ntabwo harimo ngo M23 ngo igejeje muri 200. Ibi ngibi rero ntabwo nkomeza kubivugaho. Na kazi kabo hari nandi ma audio n'ubundi Wazalendo n'ubundi bakomeje kujya bagenda bavuga. Uno avuga we ngo mureke no kugira ngo abana b'Abakongomani bakomeze gupfa. Inacyo mama 23 ihori basaba ibabwira bati ntabwo dukeneye ko abana ba Kongo bakomeza gupfa. Icyo dushaka ni ukugira ngo abana ba Kongo baze biyunge n'icyama. M23 yaravuze iti ntabwo twebwe tuzafata abasirikari bacu ngo tugiye kubavanga n'igisirikari cya Kongo. Aho igisirikari cya Kongo tuzakigisha kuko nta discipline. N'abanyabwoba tumaze twabaondoshamo ile ujinga yote nitumara kubakoramo buriya bujinga bwose ubundi babone uburyo wenda twakorana n'abariko tuzi ko tugiye gukorana n'abantu tutagiye gukorana n'abajura nkuko mubazi. Anga rero reka manze nasimbuka rukumva ko imirwano n'ubundi yakomeje hariya muri kira gice cya za Makobola. Imirwano irakomeje, intare za Saramwe ziri kwerekera muri Baraka. Imirwano irakomeye, FARDC yakoresheje ubwato, ikoresha avion de chasse, ikoresha na drone, baza gusanga ma 23 nayo ibifite kandi yaramaze kwitegura. Babura uburyo babikoresha, intare za Saramwe n'amadubu barabakubita n'ubungu bari kubashorera, bari kubajyana. Urukumva ko nimugoroba ushobora kumva amakuru bakakubwira bati intare za Sarambwe zamaze kugera Baraka. Nukuvuga ngo urabona ko bazamuka ari kwerekera za Rusenda kandi uri ahantu bita za Rutabura, za Mugono, za Nyagisozi, za Bivumu, za Magaja, za Bibogobogo harimo ma 23. Nubwo wenda ma 23 ratwirwaneho, nubwo wenda hari ibice navuga aho ngaho bikirimo za Wazalendo ndetse na FDNB na ziriya mbonera kure. Ziriya nterahamwe zo mu Burundi bazita imbonera kure, interahamwe zo muri Kongo bazita Wazalendo. Bafatanyije na ziriya nterahamwe zo FDLR bakaba bakiri muri ubwo buce, ariko intare za Saramwe n'amadubu nabo bakaba bari hejuru yabo ku buryo kugira ngo araza Rusenda swima urukumva ko yamaze kubatombe aya kwa Mabondo. Urukumva ko muri ibyo bice n'ubundi wenda hari aho bagiye begereye intare za Sarambwe. Bivugitse ngo Bibogobogo nimara kuvamo intare za Sarambwe n'amadubu ni direct bagaca hejuru no hasi. Ni nabyo intare za Sarambwe n'ubundi ziri gukoresha, ziri guca mu nzira yo hejuru no mu nzira
yo hasi, donc muri plaine ya Tanganyika. Murabizi ko Tanganyika ni no, donc iriya lac Tanganyika ikoze kuri Congo, Uburundi, Tanzania, manza na Zambia, ikoze ku bihugu bine, ikoze ku bihugu bine rwose. Ubona ko ifite nayo ikiyaya niko bari bavuga, ikibaya kinini. Noneho intare za Sarambwe ziri guca muri kiriya kibaya zigenda zikubita, ku buryo abarundi bashobora kuzasigarana agace kabo kari kabahuza na Congo kose kagiye kwigarurirwa mu buryo bwihuse, nande mu buryo bwihuse rwose, karabahuza na M23. Kuko ugeze iriya kuri Tanganyika ugikomeza araza Makobora niyo za Swima, muri iyo plaine ya Tanganyika yose intare za Sarambwe nizo zirimo, ukazaza na plaine de Ruzizi. Aha, imirwano rero ikaba ikomeje n'ubundi. Generali Omega Pacifique, amakuru yaje kugaragara ko bavuze ko yapfuye, abandi bavuga ko yafashwe. Ndibuka ko nanjye ibyo gufatwa nanjye nibuka ko ayo makuru nayabonye ndi gukora kuri Anda TV bivugaho, ariko yari gwa komandema uwitwa Colonel Guillaume wari ufite karapu, aho yari ari bahakubita ikompora. Iryo kompora iraza, donc niba ari ekra ngo rimusaturinda, imaze kumusaturinda baraza bashaka ibitambaro baramubara, niba ari ukumupfuka, niba ari ukugira ute, abadokiteri baba bafite cyangwa abaganga baraza baramudoda, baza kumuhungisha bamucisha muri parike ya Virunga, kuko bamanje bamuzana Igoma muri Hira Africa, niho bamujyanye muri Hira Africa baramudoda neza, ariko aravuga ati no, kuguma ahangaha ntabwo nakwizera umutekano wanjye nubwo turi gukorana na FRDC. Barongera musubiza muri parike ya Virunga, bamujyana ahantu bita Kamatembe. Bamaze kumujyana Kamatembe, Dominique Ndarutse aravuga ati vie ushobora kurwarira aho ngaho, intare za Sarambwe zikakugeraho, kandi bari abantu ntabwo boroshye. Bamukurayo bamujyana Ibambo. Bamaze kumugeza Ibambo, bashakisha abantu bagomba kumwitaho no kumuvurira aho ngaho, acunzwe nabo kwa Dominique Ndaruhutse. Intare za Sarambwe rero ziza aho hafi ya Bambo, n'ubundi intare za Sarambwe zari zirimo, baza kumucisha bamujyana Kazaroho. Kazaroho ngo habaye iminsi 2. Muri iyo minsi 2 ari Kazaroho baravuga bati no, ahangaha Kazaroho intare za Sarambwe ziri gukoramo amaoperation, ahubwo reka dushakisha inzira turebe ko twatobora, turebe ko twakugeza muri groupe Magisimba. Iyo ni iri muri Warikari, ni muri cheferi wa Nyanga. Baramushyira ku Gipoyi, baramujyana no muri Warikari. Bamaze kumugeza muri Warikare, hari amaoperation n'ubundi M23 yari iri gukora hariya muri Bashari Mbokoto. Uriya mu generali bamwita Rumuri, ngo ni Victoire, nawe yararembye. Murabizi ko nawe bamujyana ku Bipoyi, bamuvana hariya hasi za Hembe. Iyo yarari abana na bantuza na bariya ba Jamari, nawe baramuherekeza bamujyana muri Warikare. Bamaze kumugeza muri Warikare, bose uri kumva ko bagejeje muri Warikare, nuza komeza kuremba. Nani Omega baza kumujyana muri hopitale ya hehe, hopitale ya Kibuwa. Anamuhe kuri kumva izo nzira kumujyana bamuhetse kumuvana muri Gisimba bakazamugeza muri Kibuwa ni nk'iminsi nkingahe. Yagiye aharwarira icyumweru. Baza kumenya bo igihe Generali Gaceri amanuka akagera Warikare Sante akayifata. Bamaze kumva ko intare za Sarambwe zimaze kugera za Kibati, umugabo barongera bamukura handi Kibuwa, barongera bamwinjiza mu ishyamba mo hagati. Agezemo naho akomeza kuremba, ariko bamwe mu banyepolitiki harimo uwitwa Suki Sanda Yambaje na General Mayanga wa Kishuba, baza guhamagara baravuga ati uwo musaza murebe ko mwamwohereza aze avurirwe Ibeni. Arongera aravuga ati nshobora kugira ngo ngiye kuvurirwa Beni,
bariya bagabo nabo bakunda amafaranga, ntago nabizera. Ba General Mayanga bakangambanira bakanyica, nabyo abarabyanze. Arababwira bati niyo mushaka kugira ngo operasiyo zikomeze gukorwa, ahubwo munyoherereze abaganga baze kumvura. Ubu ngubu ngo akomeje kuremba, ndetse ngo n'ibisebe bye byaraboze. Ni ukuvuga ngo umunota ku munota ngo bari kujya bagenda bamubika mu ibanga rikomeye, bakavuga ati ngo arapfuye, ngo arapfuye, ngo arapfuye. Ariko uko bimeze ngo nuko ngo arembye cyane, ngo ibyo bisebe byamaze no kubora. Uri kumva niba cyari cyamushwanyuye inda, bakaza bagasanasana bakagira ute, ukumva ko ibintu bitamworoheye. Ubu ngubu ngo ari muri iryo shyamba, ngo ariko ngo amerewe nabi. Ni nayo mpamvu ngo atanakivugwa, ngo ariko noneho ngo akirinda kuba ngo kuko ngo iriya FDLR ngo ntabwo yigeze yumvikana na NDC Renove iriya yo kwaceka. Bari abo kwaceka, bari abayoborwa na Ntuza na Guido Shimurayi. ngo ariko ngo baza gusaba Guido, ngo baramubwira bati umuzehe ararwaye, ngo ahubwo ngo wakomeza uhangane na mama 23, aho uzakenera musada uzadusabe abasirikare bajya kugufasha kurwanya mama 23, ariko manze utureke tumanze twakwita ku barwayi. Nawe arabemerera, ngo ariko arababwira bati muramenye nimuzajye kwishyuza imisoro nk'uko mwabikoraga muri za Masisi na Rucuru. Ubu ngubu urabizi ko FDLR iri kurasana na za Mayimayi bari gupfa imisoro ngo ya Noheli n'Ubunani. Kumva ko ibintu ntabwo biboroheye. Bakunze b'Intare Official rero ndabakunda cyane, komeze mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Dukuvuga ngo ndahari, yaba ku Intare Official ndetse na Macho TV show. Mugire ubuzima, Uwiteka akomeze yibanire namwe, Uwiteka akomeze abahe ibyo mwifuza, ntihazagire icyo mubura ku bijyanye n'amakuru, kuko Clever Bemba ndahari kandi mpari ku bwanyu. Mbifurije kugira umwaka mushya muhire, Uwiteka yibanire namwe.